Nimugire impagarike n'ubugingo nshuti bakunze ba televiziyo na radiyo Rwanda. Nkuko mubizi rero mateka y'u Rwanda kuva kera na kare ubuhinzi n'ubworozi bwahoze bufatiye runini ubukungu bw'igihugu. Ariko muri iyi minsi ibintu bisa nkaho ubukungu bw'igihugu butagishingiye gusa ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ahubwo hari n'indi mirimo itandukanye ifitiye igihugu akamaro. Mu muco w'Abanyarwanda rero bagiraga igihe bakishimira umusaruro, bakaganura, bishimira ibyo bejeje, ibyo bagezeho. Muri iki kiganiro dusangira ijambo tukaba tugiye kuganira ku myiteguro y'umuganura, aho insanganyamatsiko igira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro byo kwigira. Hano rero muri studio nta bundi njyenyine, kuri uyu mugoroba dufite abatumirwa tugiye kuganira ku bijyanye n'imyiteguro y'umuganura mu Rwanda. Ndi kumwe na Ambasaderi Masozera Robert, intebe y'inteko y'umuco. Tubaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ndi kumwe kandi na Faida Jean Damascene, akaba ari umunyamuryango, akaba n'umwanditsi w'ibitabo by'amateka, akaba aturutse mu nteko izirikana. Faida, namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Twifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga kandi tukaba turi kumwe n'umunyarwandakazi uba mu mahanga, akaba yitwa Mutangana Yvette, akaba ashinzwe gutegura ibikorwa by'umuganura muri diaspora, akaba aba mu Bubiligi. Yvette, namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mu Bubiligi muraho ni amahoro? Namwe rero turaza kubana muri iki kiganiro, aho muza kudusangiza uburyo Abanyarwanda bo mu mahanga mwiteguye kino gikorwa cy'umuganura. Dutangira rero ikiganiro, nkaba nagira ngo mbaze Faida nk'umunyamateka, tuzi ko umuganura wari umunsi Abanyarwanda baha agaciro mu buzima bwabo. Ibyaterwaga n'iki umuganura waratse kidasanzwe ugereranyije n'indi mihango yo mu Rwanda yatumaga Abanyarwanda umuhango badashaka kuwutakaza? Urakoze cyane. Ubundi umuganura ni ikintu kinini cyane, kigari cyane, ndetse cya kera cyane, gitangirana n'iremwa ry'u Rwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo uvuze u Rwanda uvuga umuganura, iyo uvuze umuganura uvuze u Rwanda n'Abanyarwanda n'ubuzima bw'igihugu muri rusange. Gutandukanya u Rwanda n'umuganura biragoye? Ntabwo bitandukanye, kuko u Rwanda ni abantu, kandi u Rwanda ni ubuzima, kandi umuganura ni ubuzima. Ubuzima bw'u Rwanda ni umuganura. Wenda ndaza kugira igihe gihagije cyo kubisobanura, ariko icyo naba nkubwiye nonaha, impamvu nyamukuru nk'uko warumbajije icyo kibazo, ni uko umuganura by'umwihariko umunsi wo kwizihiza umuganura, icyo turiho twitegura ni ukwizihiza umunsi w'umuganura, kuko umuganura ni urugendo rero rugeraho rutangira rukagira n'aho rusoreza. Ubu rero twe turimo turaganira ku munsi w'umuganura nk'umunsi event isoza umuganura nyirizina. Umuganura rero ni urugendo, umuganura si umunsi. Dushyize nko mu zindi ndimi, umuganura is not an event, umuganura is a process. Iza kugira aho itangirira, ndaza kubisobanura, ikagira aho irangirira. Mu kurangira kwayo rero niho haba umunsi turiho twitegura uzaba mu cyumweru kiri imbere, wakorwaga muri Kanama, umunsi nyine nyirizina w'umuganura wo gusoza umwaka w'umuganura. Wenda ndaza kugira igihe cyo kubisobanura. Umuganura rero ni ubumwe bw'Abanyarwanda, ni ubuzima bw'Abanyarwanda. Wenda nampagarikiye aho ngaho. Murakoze cyane. Agarutse ku nteko y'umuco, Masozera, tuzi ko umuganura wari umwe mu nzira zikomeye z'ubwiru mu gihe cy'ingoma ya cyami mu Rwanda, ariko mu 1925 abakoloni bamaze kuza barawuciye kubera babonaga ufite indangagaciro zabakomaga mu nkokora mu miyoborere yabo. Ariko Abanyarwanda bagiye bakomeza kugenda bawukora rwihishwa mu muryango nyarwanda, wenda ntibibe mu buryo bw'ubuyobozi nk'uko cyari byakorwaga, ariko Abanyarwanda umuhango bawukomeyeho. Ni icyo ubona umuganura uhatse, n'izo ndangagaciro ubona zatumaga Umunyarwanda atsimbarara adashaka kurekura uriya muhango w'umuganura? Nibyo, kuko nubwo uvuze mu 1925, ariko niyo urebye amateka y'umuganura igihe kirekire, n'ubundi usanga waragiye ubaho, abanyamahanga bakaza bakawuca, Abanyarwanda bakawunambaho bakawugarura, ukongera ukagaruka. Ni gutyo umuntu akaba yakwibaza ngo kuki Abanyarwanda bakomeje kuwunambaho, kubera icyo abanyamahanga bagiye bawuca. Ni icyo ngicyo nyine, nuko umuganura ubitsemo indangagaciro nyinshi cyane umuntu yanashyira mu byiciro, kuko harimo ziriya ndangagaciro tuzi remezo: gukunda igihugu, kunga ubumwe, gukunda umurimo, kugira ubupfura, ariko hakabamo n'indangagaciro ikomeye yo kwigira,
n'indi nshaka gutindaho yitwa kugira umutima w'u Rwanda. Kugira umutima w'u Rwanda impamvu nshaka kubitindaho nuko bifitanye isano n'umuganura. Bifitanye isano n'umuganura kuko turashaka ko abanyarwanda basobanukirwa, ngira ngo nabyo Faida yavugaga, turashaka ko basobanukirwa ko umuganura ntabwo ukwiye kugaragara mu ishusho ry'ibiryo cyangwa ibinyobwa, ntabwo ari cyo cyari ibanze. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuganura ntabwo ari umutsima ahubwo ni umutima. Ntabwo ari umutsima ahubwo ni umutima, kubera ko ririya robe ry'umutsima baganuraga rirobetsemo indangagaciro nyinshi cyane, ari wo umutima w'u Rwanda. Rero mu myemerere y'abanyarwanda bemeraga ko umutima ari we ugize umunyarwanda, ari ryo zingiro ry'indangagaciro, kwakunga ubumwe, kwagufashanya, kwaguramirana, umuntu akeza akaganuza abandi. Uwo mutima rero w'ubunyarwanda, iyo urebye umuganura usanga mu muganura harobetsemo izo ndangagaciro zose. Ari nayo mpamvu rero leta y'u Rwanda, buriya mu kintu twishimira cyane n'abanyarwanda bashimira leta y'u Rwanda, ni ukuba umuganura waragarutse. Abazungu bari barawuciye koko mu 1980 abayobozi bahozeho bigeze kuwugarura, ariko ikintu bagaruye mu by'ukuri ntabwo bagaruye umutima, ntabwo bagaruye inimatima ahubwo bagaruye umutima gusa, kuko byari ibiryo, byari ukurya gusa. Ariko ugasanga itandukanyirizo rero ubu ngubu ntabwo bigeze baha agaciro nk'ubu ngubu. Ikintu rero abanyarwanda twishimira cyane banishimiye ni uko umuganura ni indangagaciro zikubiyemo mvuze, kandi umunyarwanda wari ufite izo ndangagaciro zose yitwaga umunyarwanda w'umutima. Kandi ntabwo ari za ndangagaciro batojwe n'abanyamahanga, ntabwo, kuko n'ubukoroni mu bibi byazanye harimo gutoza abantu indangagaciro, ariko izo ndangagaciro ziri mu mutima w'umunyarwanda nta wundi wazibatoje. Umuganura rero ni nawo munsi wonyine ndangagaciro ndangamurage dufite mu Rwanda gakondo. Buriya iyindi minsi usanga kuri kalendari dufite ntabwo ifite isano n'amateka y'ubukoroni. Ubwo rero niyo mpamvu kuwizihiza ari ibintu byangombwa cyane mu rwego rwo kuwusigasira, ariko no kugira ngo abantu bagarure u Rwanda mu mitima y'abanyarwanda. Kuko buri umuganura n'ibyo Faida yavugaga, ntabwo wavuga u Rwanda utavuze umuganura. Kwizihiza umuganura ni ukugarura u Rwanda no mu banyarwanda. Murakoze cyane. Nk'uko bikomojeho rero, mu banyarwanda iyo bavuze umutima hari icyo bisobanuye. Usanga bivuga ubwenge, usanga bivuga kwita ku kintu kandi ushyizeho umwete. Ivete, nk'abanyarwanda muba hanze mu mahanga, nk'uko Masozera amaze kubigarukaho avuga ko umuganura uhatse indangagaciro ikomeye cyane, indangagaciro yo kugira umutima. Mwebwe ni iki umuganura wabafashije nk'abanyarwanda muri mu mahanga kugira ngo mubashe kunga ubumwe? Mubona mu myaka tumaze abanyarwanda twizihiza umunsi mukuru w'umuganura, abanyarwanda muri mu mahanga mubona mwarabyungukiyemo iki? Aha, ngira ngo turaza kugaruka. Yego. Murakoze kumpa ijambo. Mu mahanga icyo twaba twarabyungukiyemo kwizihiza umuganura, ubundi abanyarwanda baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Ni ikintu rero gikomeye cyane twagendeyeho mu guteza imbere umuco nyarwanda, twishyira hamwe, tugahura, tugasabana, tukigisha abana izo ndangagaciro nyakubahwa ambasaderi yararimo kutubwira zitandukanye, cyane cyane ko mu mahanga abana bacu cyane cyane urubyiruko rubona izindi nyigisho zitandukanye n'iz'umuco nyarwanda. Rero mu mahanga ni ikintu twimakaza tukagishyira imbere, dusobanurira urubyiruko cyane ndetse n'ababyeyi gukundisha abana igihugu cyabo, tukabigisha kwigira,
muri ubwo bumwe tugashyira hamwe abafite ibikorwa baba barakoze bigejejeho mu gihe cyo kwizihiza umuganura, hakaba haba exposition, abantu bakerekana ibyo bigejejeho. Hano mu mahanga rero umutsima w'amasaka ni uko nguko natwe tuwuganura. ayo mahanga se muracyabasha kubona umutsima mu Rwanda rw'iyo? Yego, umutsima turawubona uko abanyarwanda batandukanye babashije kwigira nk'uko u Rwanda rubidusaba, nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka bitubwira, ubumwe no kwigira. Hari abantu batandukanye bafite amaduka acuruza made in Rwanda, dusangamo igikoma cy'amasaka, dusangamo amafu atandukanye, yewe n'amakawa n'ibindi byose. Nk'uko bikomojeho, insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Nk'uko tubizi rero, mu Banyarwanda bari hanze cyangwa ari mu mahanga, bari mu bice bitandukanye, hari abatuyeyo, hari bagiye guhaha, hari abarimo kwiga nabo bari muri abo bahaha, ariko kandi dufiteyo n'abandi bantu ubona bafite ubundi buryo bagiye hanze hariya, bashobora kuba batumva gahunda z'igihugu cyangwa se badakunda igihugu. Uyu muganura ubona ari inkunga yawo se, cyangwa se ubona uyu muganura umaze iki mu gutuma abo Banyarwanda bari aho hanze bashobora kurushaho kunga ubumwe? Yego, murakoze gukomeza kuri icyo kintu. Nibyo koko hari abantu batarasobanukirwa n'umuganura icyo ari cyo. Hari abacyumva ko, nk'uko ndasubira mu buryo nyakubahwa ambasaderi Masozera yavuze, ko umuganura ntabwo ari ukuganura umutima w'amasaka, ni ukugira ngo abo bantu baze bishyire hamwe. Ba bantu batarabyumva, batarumva bwa bumwe, batarumva ko umunsi w'umuganura ari uwo kugira ngo bishyire hamwe, kandi cyane cyane tuboneraho no gusobanura muri make aho u Rwanda rugeze, ibyo u Rwanda rumaze kutugezaho nubwo turi mu mahanga. Tugakangurira abantu, natanga urugero nko gufungura nka konte ejo heza, tugatanga ibisobanuro. Nyakubahwa ambasaderi wacu hano mu Bubiligi agira umwanya kuri uwo munsi wo kutuganiriza, akatubwira agendeye ku nsanganyamatsiko, ariko no muri rusange no kubwira ba bantu badahari, ese barihe, ese kuki bataza ngo dufatanye twubake urwatubyaye hamwe. Yvette, murakoze cyane. Mu kanya turaza kubagarukaho, dukomeze tugenda tuganira. Faida rero, nkugarutse nk'umunyamateka, mu gihe cyo hambere, mu gihe cy'ingoma ya cyami mu Rwanda, ubona umuganura wagize uruhare ki mu kubaka ubuzima bw'igihugu? Nk'uko n'ubundi nari natangiye mbivuga, noneho wenda reka nse n'ugerageza kubirambura, kuko iyo ujya kugira ngo ushake kumva ikintu neza ujya mu ntangiriro yacyo. Ni naho kuko ibintu byose abantu bigisha cyane cyane iby'amateka, akenshi uzareba bashaka kugira ngo babanze barebe mu ntangiriro zabyo uko byatangiye. Umuganura nyirizina koko buri umuganura, igisobanuro cyawo umuganura ni iki mu murage w'umuco n'amateka by'u Rwanda, watangiye ryari, utangirira hehe, utangirwa nande, uvuze iki magingo, yavuze iki mu buzima bw'Abanyarwanda nk'uko wari ubivuze. Ambasaderi ikintu yaravuze mu kanya atandukanya umutsima n'umutima. Buriya abami b'inka iyo bimaga mu byo bakoraga, hari ikintu bakoraga ku mutima w'u Rwanda cyitwa gusaba nyine umutima, gusaba Imana umutima. Bajyaga ku musozi wa Kigali bakajya gusaba Imana umutima. Uwo mutima wabaga basaba rero ntabwo rero ari inyamitera mu gatuza, ni ijambo rihatse amagambo menshi: ubupfura, ubwenge n'umutima nama. Tubishyize mu zindi ndimi ni la sagesse, la conscience, l'intelligence. Urumva ko rero niba barasabaga ngo turasaba Nyagasani Imana y'u Rwanda kugira ngo umwami agire umutima, abagore bagira umutima, inka zigira umutima, abakobwa bagira umutima, ingabo zigira umutima. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwose niba rufite intelligence, sagesse na conscience, biroroshye ko icyo gihugu kiba ari igihugu cy'abantu bamwe kandi bafite intumbero imwe kandi bazagera ku ntego. Umuganura rero ni iki mu rusange watangiye ute?
kugira ngo wumve uburemere bw'umuganura ni uko nabivuze ko umuganura waremanywe n'u Rwanda, bivuze ko nta muganura nta Rwanda. Icyo cyumvikana neza. Umuganura watangiranye n'u Rwanda. Iyo tuvuga itangiriro ry'u Rwanda kenshi tuba tuvuga mu bifatika, tuba tuvuga intangiriro y'ubwami bwa Gihanga atangira kure mu Rwanda mu buryo bufatika, akarukura mu buryo bw'intekerezo, none akaruzana mu Rwanda rufatika agiye kurema, ruzaza rukagera mu gihe cya none dufite u Rwanda. Gihanga rero hanga u Rwanda rero hangiye ahantu hita Ibuhanga kwa Gihanga, nyine hita Ibuhanga kwa Gihanga. Mu bintu yakoze rero amaze gutangazwa nk'umwami w'ubwami bw'isangano bwo muri aka karere, ibintu yakoze byihutirwa ni ibintu bibiri. Yaremye umuganura, arema n'inzira y'umuriro. Umuganura rero ndawusobanura nyine mu kanya. Inzira y'umuriro icyo yavugaga ni no mpamvu yagiraga abami bihariye bitwa babaga ari abami b'umuriro, ni ubumwe n'ubundi bw'abanyarwanda. Umuganura rero nawo ikintu uhatse kihatse ibindi byose mu buryo bw'igereranya, njya mvuga ko ari nka rwa rureri rufatanye umwana na nyina. Ubona ko umwana avuka bafite urureri rumufatanije na nyina. Umuganura rero ni nk'akagozi cyangwa ikiziriko gihambiranije abanyarwanda bose, abakuru, aboroheje, abato, abanone, abazaza, abakize, abakennye, abo mu Rwanda rugufi bitaga Rwanda rw'abahutu, abo mu nzego zo hejuru bitwaga abatutsi, umwami, bose bakaba bafite kakantu kabahambiranije. Ni akagozi nyabugingo rero katumaga u Rwanda rudacika. Ni nayo mpamvu nk'uko ambasada yarabivuze, iyo abanzi b'u Rwanda bateraga u Rwanda, ikintu cya mbere bihutiraga ni ugushaka uburyo bwo guhagarika umuganura. Kubera ko nuhagarika umuganura, navuze ko umuganura ari ubuzima, urabuhagaritse ubuzima, u Rwanda ururangije. Ni nayo mpamvu uzasanga mu mateka iyo tuvuga ngo nzira ya Muramira aza gutera Ndahiro Cyamatare, ahantu yihutiye ni ukujya mu nganzo za Mushongi, ni mu karere ka Rulindo, kuko niho havaga ibishyitsi, ibintu byo mu bwiru bakoreshaga kugira ngo bategure umuganura. Muri ya nzira yose navuze, ndaza kwisobanura, niho biyihutiye kujya. Ni nayo mpamvu Ruganzu Ndori agarutse avuye Karagwe k'Abahinda, ahantu yihutiye ni ukujya gutera nzira ya Muramira no kujya kugaruza ahantu hari mu ntara y'Ubusigi, n'ubu hari mu murenge wa Base, kugira ngo garuze ahantu, kuko niho agomba gutangira agarura ubuzima bw'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu reba n'abakoroni igihe baza nk'uko yabisobanuye, ikintu bihutiye ni uguhagarika umuganura, ni uguhagarika inzira y'umuriro, bazimya umuriro wa Gihanga, ko bazi neza ko nuhagarika umuganura uraba uhagaritse ubuzima, uraba uhagaritse u Rwanda. Kuva aho umuganura uhagarikiwe rero n'inzira y'umuriro igahagarikwa n'ibindi nibwo u Rwanda rwazimye, n'u Rwanda rwagiye mu kaga kugeza n'ubu tutarabasha gusohokamo. Ni ukubera ko u Rwanda rwabuze umuganura. Turacyari mu kaga se? Ntabwo tukiri mu kaga, ariko turacyagerageza kugasohokamo, kuko niba se tugifite ingaruka z'amacakubiri yazanywe n'abazungu, ntabwo turabisohokamo 100%. Nubwo tunabisohokamo wenda mu karere, mu bihugu biduturanye, turacyabona, murakurikira amakuru, turacyabona virusi y'izo nyigisho. Buriya ni umuganura wabuze mu Rwanda. Noneho rero wenda turaza kugaruka mu kanya ibyo nabyo, tureba uburyo Ruganzu yongeye kugarura izo ndangagaciro no kongerera uburemere umuganura nka mbere. Yego. ubwo rukomeje ku karere ka Rulindo, reka twakire umuyobozi w'akarere ka Rulindo, Mukanyirigira Yudita. Muraho neza, tubaye ikaze rero muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Faida arabikomojeho mu bijyanye n'amateka. Intara y'Amajyaruguru usanga hari ibisigaratongo bijyanye n'aya mateka y'umuganura, nk'inzego z'ibanze hari ahantu henshi umuntu ajya wageraho ugasanga ibyo bisigaratongo barabyangiza cyangwa nta buryo bafite bwo gusigasira ayo mateka. Yarakomeje nko ku kirenge cya Ruganzu. Mu karere ka Rulindo mwebwe mubigenza mute kugira ngo mubashe gusigasira ayo mateka? Faida arimo atubwira. Murakoze cyane, ngira ngo nawe ubivuze neza, aho uvuze uti gusigasira ibisigaratongo mu karere ka Rulindo ntabwo twabyangije. Buriya muvuze neza cyane, abambanjirije bakomoje kuri Ruganzu Ndori. Dufite ahantu bita ku Kirenge. Ku Kirenge buriya ni ahantu twashyize n'inzu ndangamurage, kugira ngo ikigo ndangamurage, kugira ngo tubashe kuhahuriza amateka atandukanye, cyane ko iyo ugarutse ku muganura usanga ko buriya akarere ka Rulindo gafite ni akarere kabitse kabumbatiye amateka y'igihugu cyacu, gafite ibice bitandukanye bifite icyo bisobanuye amateka y'igihugu cyacu. Tugarutse rero ku muganura, buriya babivuzeho neza cyane kuri Ruganzu Ndori uko yagaruye umuganura. Buriya mu kigo ndangamuco twise ku Kirenge, twanabihuje na Ruganzu no ku Kirenge nyine cya Ruganzu, kugira ngo tubashe gusigasira ayo mateka ya Ruganzu hato bitazanibagirana. Buriya ku buryo by'umwihariko muri kiriya harimo ibikorwa bitandukanye, harimo icyumba ubona hagaragaramo ubugeni n'ubukorikori, ubona
binagaragaza nyine amateka y'abanyarwanda mu gihe cyo hambere, ariko bikanatanga n'akazi. Buriya abakora biriya bikoresho by'ubugeni n'ubukorikori bibaha n'akazi. Ariko by'umwihariko dufite icyumba iyo ugezeyo iyo uhasuye babasha kugusobanura uko umuganura wabagaho, uko wagendaga mu Rwanda. Hari byinshi rero, hari ibyo by'umuganura, ariko hari byinshi bihakorerwa mu rwego rwo kugira ngo tubishe abantu bakiri batoya bamenye umuganura wagenda gute muri icyo cyumba, bamenye ibintu bitandukanye. Dufite icyumba tumurikiramo ibijyanye n'ubworozi bw'inka, ngira ngo murabizi nk'abana bavuga iki gihe, kugira ngo amenye amabara y'inka ni ikintu kitoroshye. Hari amagambo burya akoreshwa haba ku nka mu muco wacu wa Kinyarwanda, hari amagambo yihariye akoreshwa ku mata. Ibyo byose uhageze ubasha kubisobanukirwa. Buriya ni n'ahantu heza, uretse n'abakiri bato b'abanyarwanda, ariko buriya hafite ukuntu kiriya kigo kiri no ku muhanda, ni ku nzira mpuzamahanga, aho abakerarugendo bajya mu karere ka Musanze basura ingagi mu karere ka Musanze. Buriya rero ni umwanya mwiza twabonye kugira ngo tunamenyekanishe n'amateka y'igihugu cyacu, cyane ko dufite amateka meza cyane. Twumva abantu benshi baba batoya ndetse n'abandi b'abanyamahanga bafite byinshi bakwigiraho kandi biranga u Rwanda. Murakoze cyane. Ngarutse ku nteko y'umuco, hari inkuru dufite zigisha amateka ziri mu ntara zitandukanye, ariko niba nibeshye intara y'Uburasirazuba hari ingoro igira yari y'Uburasirazuba kimwe n'Amajyaruguru, ngira ngo nireho ku kirenge cya Ruganzu hari. Kugeza ubu ingoro z'amateka dufite ziri mu turere, mu ntara zose usibye nyine akarere k'Iburasirazuba. Ariko Iburasirazuba hari amateka, hari n'ingoro irimo kuhategurwa, ariko cyane cyane kuri aya mateka y'urugamba rwo kwibohora, ahantu za Tabagwe mu karere ka Nyagatare, buriya za Gishuro, za Shonga, hariya Gikoba. Ho rero hari ingoro y'amateka izategurwa, ariko usibye n'ayo mateka yo kwibohora hari n'ahantu hafite amateka yubatse u Rwanda. Buriya mu Rwanda hose ni henshi ahatari ingoro rero z'umurage nk'uko bivugaga mu turere tumwe nko mu Burengerazuba, ntayo irahari Karongi. Ariko naho zitari, hari ahantu ndangamurage naho usanga inteko y'umuco ishinzwe kubungabunga, kwitaho, kumenyekanisha, kubyaza umusaruro no guteza ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ngira ngo turaza no kubigarukaho dutangira kuvuga ibikorwa biteganyijwe ahantu hafite amateka afitanye isano n'umuganura. Ahubwo wenda tukiri aho, ngira ngo umunsi mukuru w'umuganura uzizihizwa ku rwego rw'igihugu mu karere ka Rulindo. Abantu benshi bari bamaze kumenya ko umunsi w'umuganura wizihizwa mu karere ka Nyanza mu Rukari, ku buryo gutandukanya Nyanza n'umuganura ngira ngo abantu ntabwo barimo kubyumva neza. Kuki umwihariko w'umwaka ni uwuhe? Kuki uyu muganura muwujyanye mu karere ka Rulindo? Ubundi nta hame ryari rihari ry'uko umuganura wizihizwa mu karere ka Nyanza, nuko mu bihe byashize niho byaberaga. Ariko ubu ngubu umuganura nk'umuhango wari ukomeye, wagarura agaciro, kandi ureba igihugu cyose, ubu ngubu uzajya uzenguruka ujya mu ntara zose. Noneho muri buri ntara habaho rero gutoranya akarere kaba kiteguye. Uyu mwaka rero akarere ka Rulindo kari kiteguye kwakira umuganura w'uyu mwaka. Ubu niwe Gicumbi, niho hazaba igicumbi cy'umuganura. Ariko nk'umwaka utaha tuzahitamo, hazabaho gushaka mu yindi ntara. I Nyanza naho ni akarere kamaze guhamya nk'igicumbi cy'umuco n'amateka. N'abakurira munsi y'umuganura bafite ibikorwa bateguye, kubera ko ni igikorwa kizategurwa mu by'ukuri mu Rwanda hose, mu gihugu hose. Buriya Rulindo ni ku rwego rw'igihugu, ariko ubundi ni igikorwa, ni ibirori bizabera hose mu Rwanda, mu turere twose, haba ku rwego rw'umudugudu n'umuryango. Ariko uyu mwaka ku rwego rw'igihugu igicumbi cy'umuco ubu ni mu karere ka Rulindo. Ngira ngo nyakubahwa
umuyobozi w'akarere aza kubabwira uko babiteguye. Ariko ni Nyanza rero wa mugani wawe kubitandukanya biba bigoye. Bafite rero igitaramo nabo cy'umuganura bisi i Nyanza twataramye. Igitaramo nacyo kimaze kwandika izina mu gihugu, kimaze kumenyekana cyane. Kimaze kumenyekana, kimaze guhama rwose. Mbere yuko wenda twinjira mu bijyanye n'imyiteguro y'umuganura, kambanze nserukwanga bw'ibyuma babanze batwereke ibyo akarere ka Rulindo kishimira. Akarere ka Rulindo bazaganura iki? Akarere ka Rulindo n'ibiki bishimira mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu kuri uwo munsi w'umuganura bazereka abanyarwanda. Rulindo yacu oye oye oye, Rulindo yacu sugira, Rulindo yacu komera, komeza wese imihigo mu gihugu hose tera imbere. Abadahigwa ba Rulindo badahuje intego iteka mu rugamba rw'iterambere duhora dusizanira kuza ku isonga. Muri uyu mwaka ibyo twishimira twagezeho ni byinshi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Mu buhinzi uretse kongera ubuso bw'ibihingwa byatoranyijwe, akarere kacu ka Rulindo kahamije urugero rw'ibishoboka mu kongera umusaruro. Abaturage bihaza mu bihingwa ngandurarugo na ngengabukungu, basagurira amasoko biteza imbere karahava. Twarwanyije isuri aho dutuye ku misozi y'iwacu, maze ayo materasi meza abereye ijisho tuyahinga ibinyampeke byiganjemo ingano. Abanyarwanda twese umutima umwe wo gukunda igihugu no kugikorera twese nk'umuntu umwe. Muri iki gihe cy'impeshyi ntitwigeze duhagarika guhinga, ahubwo twashotse ibishanga twishimye dushimangira imishinga yacu yo kwihaza mu mboga n'imbuto. Igishimishije kurushaho ni uko uwo musaruro tutawihariye twenyine, ahubwo tuwugeza no ku isoko ryaba iry'imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Imboga rwose ubu nta kibazo, abana bararya imboga, nta kuvuga ngo bararya ibishimbizo nk'ubite cyangwa se ibyo bitoki bitagira imboga. Imboga ubu nta kibazo rwose, ugiye no mu isoko imifungo 2 ni 150. Imihindagurikire y'ikirere yatweretse ko kuhira ari ingenzi mu buhinzi, maze Varedamu ya Muyanza ibidufashamo twihaza mu biribwa kandi dukomeza gusagurira isoko. Mu karere kacu ka Rulindo gufata neza umusaruro no kuwongerera agaciro nabyo byitaweho hagamijwe kwishakamo ibisubizo. Igitekerezo cyo gushinga uruganda cyaje mu rwego rwo kwishakamo mbere na mbere ibisubizo, aho twabonaga abaturage bacu hano mu karere ka Rulindo bahinga ibigori, bamara kubihinga bakabyohereza i Kigali bakabiprocesinga, then bikazagaruka hano iwacu kuri base byamaze kuba kawunga. Ubwo ni muri urwo rwego natwe twatekereje gushyiraho uruganda rutunganya kawunga yitwa Igisubizo. Igitekerezo kijya kuza nabonye mu karere kacu heramo imyaka, impeke, ibigori, soya n'ingano n'amasaka, nkabona noneho abaturage barabyeza bakabigurisha, bamara kubigurisha bikagenda bikajya Kigali bikajya se cyangwa mu mahanga, kandi nyamara ifu y'igikoma batayibona neza, bajya no kuyibona bakayibona ihenze. Mpitamo rero gushinga uruganda rutegura ibyo binyampeke kugira ngo nkore yafu igere ku baturage nanone idahenze cyane, kandi nyamara na bya binyampeke nabibaguriye mu buryo butabahenze cyane, n'ubundi amafaranga bakayibona neza. Twakomeje kongera ubwiza bw'ibihingwa ngengabukungu byoherezwa ku isoko mpuzamahanga, birimo icyayi gifite icyanga, ikawa iryoshye by'agatangaza, dore ko abayisogongeye bambera abahamya. Indabo nziza z'amabara atandukanye, urusenda, imbuto n'imboga ndetse na cya kirungo cya rosemary kizwi ku izina rya romara. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Rulindo bwakomeje kudufasha guhindura ubuzima bw'abaturage, biteza imbere kandi abaturiye ibyo bikorwa babafasha kubona akazi. Mu karere ka Rulindo twakomeje guteza imbere no gusigasira ubukerarugendo bushingiye ku muco, maze amateka y'u Rwanda turayasigasira. Ikigo ndangamuco Ikirenga kiri ahirengeye hazwi nko ku kirenge cya Ruganzu, ibi kirabihamya. Ikigo cyitwa Ikirenga Cultural Center cyangwa ikigo ndangamuco Ikirenga, kikaba ari ikigo cyubatswe n'akarere ka Rulindo kugira ngo giteze imbere ubukerarugendo bushingiye ku mateka no ku muco. Nabasogongeza ushaka gushira amatsiko azadusure, dutaramane ku munsi w'umuganura, dusangire tudasaranganya, twishimira umusaruro twagezeho. Nyina ngo murabona ko mu karere ka Rulindo bafite ibintu byinshi bagezeho, bura n'incamake
ku munsi w'umuganura rero bazatwereka ibiruse biriya Maya ku munsi w'umuganura mu karere ka Rulindo byifashe bite mu karere ka Rulindo ngira nko maze kubitwereka dufite byinshi twishimira urangira nkuko tubizi mu muco wa Kinyarwanda umuntu nyine aganura kuko yejeje ariko buriya ni n'umuco no kuganuza abandi niyo mpamvu tunabatumiye ngo muzaze tubaganuze kuko mwabibonye ngira ngo rero dufite byinshi mwabibonye twabonye inganda zitandukanye zongera umusaruro bikomoka ku buhinzi cyane cyane ngira ngo babitweretse hariya buriya n'ibyongera umusaruro n'ibyongera agaciro k'umusaruro uturuka ku bworozi ngira ngo wenda tutagiye na kure reka duhere no kuri Nyirangarama ahantu ubona n'abanyamahanga barahazi nta muntu harenga ataguze igikorerwa kwa Nyirangarama cyongerewe agaciro kandi ku buryo rero dufite byinshi tuzasangira dufite ikawa nziza ikunzwe n'abantu benshi dufite icyayi buriya uretse na biriya bijyanye n'ubuhinzi buriya tuhateje urabona hari gahunda za leta zitandukanye ziba zihari turishimira byinshi cyane ni mu mpera z'umwaka w'ingengo y'imari aho tunahigura imihigo tuba twarasinye na Perezida wa Repubulika dufite byinshi twishimira bitandukanye twagiye tubivuga dufite gahunda zitandukanye twegereje abaturage ubuvuzi hari ibiraro bitandukanye twakoze n'abaturage ubwabo kandi n'abaturage ubwabo barishimye bakurikije ibyo bagezeho ariko banafashijwemo n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu tukaba twumva rero iyo urebye na gahunda ya Girinka buriya dufite gahunda iyo urebye na NST1 dufite gahunda yo kuzatanga inka 7,000 2024 turifuza ko niba twazagera tumaze gutanga inka 7,000 ubu tugeze mu hafi 5,000 inka 2,000 turazitanga nazo urumva ubundi inka ni ikimenyetso cy'ubutunzi ahageze inka ubukungu buraza abana bakanywa muzaze tubahe n'amata ariko ko nayo turayafite n'imirire myiza yego muzaze tubaganuze ubwo turahishiwe bazaza muganura mu karere ka Rulindo yego Faida nkugarutseho nkuko tumaze kwibona hari ikigo ndangamuco na ndangamurage gisigasiye amateka y'u Rwanda ariko cyane cyane yo muganura afite ahuriye na Ruganzu dusubiye inyuma mu mateka uramaze kutubwira mu kanya ko igihugu cyahuye n'akaga kubera abanyamahanga yo babanzaga gusenya umuganura kubera ahuzaga umwe bw'abanyarwanda Ruganzu n'icyo yakoze kugira ngo umuganura wongere umufashe guhuza abanyarwanda muri icyo gihe ubundi iyo ugiye mu nzira y'umuganura uko bayivuga yose ubwabyo bihita bikwereka ukuntu abanyarwanda bari basingiye u Rwanda mu byiciro byose mu mibereho y'ubuzima bwose nyine ukumva ko harimo icyo kintu bita ubumwe koko inzira y'umuganura ni ndende ubwayo ndavuga iyo nzira rituelle de la fête nationale de Primus ni inzira ndende cyane ntiwabona umwanya wo kwisobanura ariko iyo ugiyemo buri akantu ku kandi ubonamo abanyarwanda bose ukabona buri munyarwanda wese icyo yabaga ashinzwe icyo yazanaga uriya guhera ku mwami kugeza ku mugabekazi kugeza ku biro bambogo bashinzwe kugeza ku batsobe kugeza ku kwande no mu bakono no mu baki bose buri wese abaga afite ikintu azakora muri iyo nzira yose y'umuganura kugera umunsi nyirizina w'umuganura ubaye ibyo rero kandi bakazagira cyagiye cyo gusangira wa munsi umwami aganuza rubanda yabanza kuganuza abatware nabo bahagera mu ntara zabo bakaganuza rubanda noneho na rubanda buri wese akabonye umwanya wo kuzaganuza umuryango n'inshuti ze nyine bagasangira wa munsi wo gusangira nyine nyirizina tugaruke kuri Ruganzu Ndori rero no ku Kirenge no mu karere ka Rulindo Ruganzu Ndori tuzi ko yimye ingoma u Rwanda rwari rumaze imyaka 11 mbere na mbere gikomeye muri byo suko rutari rufite umwami suko rutari umwaka 11 rudafite umuganura bigaruka kuri cya kintu nasobanuye ngo u Rwanda abanyarwanda namwe bari bafite kuva u Rwanda rwari rudafite umuganura u Rwanda nta rwari niyo mpamvu ari cyo kintu hihutiye kugarura rero yemikiye Gatsimo k'Ibitoma uri mu karere ka Gatsibo yasubiye ku murage wa Gihanga ko na Gihanga niho yimikiye ajya guhanga u Rwanda ubwo bivuze ko niba u Rwanda rutakiriho uwagiye kurugarura n'undi yagomba kujya ku isoko yarwo niyo mpamvu yasubiye kwimikirwa Gatsibo k'Ibitoma mu biru bari kumwe hari umuntu witwa Minyaruka Nyamikenke niwo mu Busigi ubu ni mu karere ka Rulindo nyine yari mu baryanku n'abikubitiro abiru bikubitiro bashoboye kugira ngo bamufashe kongera kure mu Rwanda amaze kumwimika rero barahuriye barahutera bashaka inzira yose ibageza mu ntara y'Ubumbogo ubwo ni mu karere ka Rulindo n'inkengero zaho kuko niho yagombaga kongera kuremera umuganura kubera ko abiru bari bashinzwe umuganura abiru bakuru bari babiri hari abiru babatsobe ko nibo bari bashinzwe gakondo y'umuganura yahanzwe na Gihanga handi buhanga kwa Gihanga ariko kandi ababafasha abandi ba hafi nabega babambogo bari bashinzwe umuganura nyine bari bashinzwe gutegura umuganura bo kwa Musana bo kwa Myaka abo bose nabega babambogo bari hari rero zahura y'Ubumbogo hari niho babaga niho bahingaga amasaka ahitwa za nkari hasi nihera
ndaza kuryibuka izina ihuro nyine ariko hasi abo kwa Musa n'ahantu bahingaga ndaza kuhibuka. Noneho rero yagomba kwihuta kugira ngo ajye hariya hantu. Araza nibwo yashinze umurwa wa mbere yarushinzwe hitwa Iruganda, ni munsi yo ku Kirenge cya Ruganzo mu karere ka Gakenke. Ubu ngubu Iruganda urahareba ni mu karere ka Gakenke, ariko icyo gihe yari intara y'Ubumbogo. Nyine urumva uburyo imiterere y'ubutegetsi bw'iki gihe itandukanye n'icyo gihe. Ubwo hari intara imwe yari intara y'Ubumbogo, yagomba kuza mu ntara y'Ubumbogo. Rero amaze kuhagera rero yagomba kujya mu Busigi, kuko niho hari abiru b'imitsi barema n'ingoma, barabaremye b'ingoma, ariko amenyera ko Nyamikenke nyine akomoka. Yagomba guhita ajyayo yihuta. Rero avuye Iruganda yagiye Ikayenzi ka Mugenda, ubwo nyine ni mu murenge wa Baseni mu karere ka Rulindo. Ubu ngubu ahageze rero umwiru witwa Mumbogo nyine wahari ihuro ya Bumbogo yateguye umuganura wa mbere wo ku ngoma ya Ruganzu Ndori, ko nicyo kintu yagomba kubanza gukora kugira ngo agarure ubuzima. Umuganura abe yongeye ubuye u Rwanda, yubuye n'abanyarwanda. Arahurura ahutera ajya hari Ikayenzi ka Mugenda. Rero ahageze Mumbogo arahamusanga, amuha umuganura wa mbere wo ku ngoma ye, wo kugarura u Rwanda, wo kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda, wo kugarura ka kantu gahambiranyije Abanyarwanda bose kugira ngo u Rwanda rwongere kubaho, umuganura wongere kubaho, u Rwanda rwongere kubaho. Ni naho rero aho ngaho wumva witwa Munyaruka Nyamikenke bari kumwe, yamuremeye ingoma yitwa Karinga. Ubwo turagaruka ku karere ka Rulindo kugira twumvikanisha uburemere ko umurage uri mu karere ka Rulindo harimo n'umuganura hejuru ya byose, ariko hari n'undi murage uremereye cyane. Ko umuganura ugiye kuhabera ishingiro ryabo. Yego, amuremera kari hejuru, amuremera Karinga, amuremera na Bariba, hanyuma nawe arabahemba, afite ibyo yagiye abahemba. Abambogo bo kwa Mumbogo nabo abahemba iyo ngoma ya kari hejuru. Hari buri gihe yagendaga imbere y'umuganura iteka kuva kugera kuri iyo ngoma. Hari ahandi rero buri uvuze umuganura ubundi hari ahantu hane wagombye gutekereza. Ibuhanga kwa Gihanga, ko niho umuganura watangiriye, kugira ngo kunakomeye mu mitwe y'ingabo 6 Gihanga yahanze mbere ya gitangira. Aho Ibuhanga kwa Gihanga hari mu mutwe twa Gakondo, ni Gakondo y'umuganura nyine. Akaba batware b'Abatsobe bo kwa Rutsobe, guhera kuri Rutsobe kugeza ejo bundi kuri wa Rwampungu mujya mwumva rwa Gashamura ka Rukangira shyamba, kugera kuri Kayumba wa nyuma wimitse Kigeli Ndahindurwa ejo bundi 50 na abo bose bari muri urwo rubyaro rwo kwa Rutsobe, batware ba Gakondo y'umuganura. Wenda nituza kubona umwanya ndaza kubabwira amazina yabo yose yakurikiranye ku ngoma zose. Noneho rero ubwo amaze kurema uwo muganura aho ngaho nibwo yari abonye itangiro none ryo gutangira kugarura u Rwanda, kuko Abanyarwanda none navuga mu buryo bw'intekerezo Abanyarwanda bari bongeye kubaho. Ubwo rero nabivuze ahantu hano ugomba gutekereza rero. Umuganura wamufashije kongera kunga Abanyarwanda. Ahantu hano ugomba gutekereza rero. Habiri naho Ikayenzi ka Mugenda, ahandi mu nganzo za Mushongi naho mu karere ka Rulindo, kugira ngo mwumve akarere ka Rulindo muri uwo muganura, kuko mu nganzo za Mushongi niho hacukurwaga ubutare bwakorerwagamo ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu nzira yose y'umuganura. Uretse n'umuganura gusa, ibyo bintu byahavaga n'ibyakoreshwaga mu nzira y'umuriro, n'ibyo byakoreshwaga mu nzira y'ishora no mu zindi nzira nyinshi z'ubwiru. Ubwo turacyavuga akarere ka Rulindo. Hariya mu nganzo za Mushongi harakomeye cyane. Ni nayo mpamvu Ruganzu Ndori aje mbere yuko ajya kwa Nzira ya Muremyi yabanje kongera gufata hariya hantu kugira ngo yongere ahagarure, kuko niryo shingiro ry'umuganura. Aricyo harasobanuye. Yes. Ahandi rero, ahandi ngo nayivuze habiri, ahandi ni ya Bumbogo. Narimaze kuvuga habiri. Ihuro Bumbogo kubera ko niho hari capital principal y'umuganura. Nuvuga ngo umuganura waguhagurutse umaze gutegurwa umuganura wa Kanama nyine usoza umwaka w'umuganura. Ni hariya wahagurukiraga ukajya aho umwami n'abiru bagennye ku murwa w'umwami wari wose mu gihugu. Nibyo wumva ambasaza tubwiye yuko umuganura ugomba kujya wimika, kuko nakera niko byagendaga, ntabwo wabaga ahantu hamwe, ahubwo wabaga mu gihugu hose. Buri mwaka umwami akagena ahantu naho umuganura uzabera, kugira ngo umuganura ko ari ubuzima ubaho Abanyarwanda bose. Ubwo rero wumva ihuro Bumbogo n'ubundi ni hafi y'Rulindo, ni mu turere dutandukanye, ariko icyo yari intara imwe. Aha gatatu rero ni mu Kabagari, kuko ni hategurirwaga umuganura mutoya, kubera ko umuganura ari ubuzima, kandi ubuzima bw'abantu bupimirwa mu myaka. Umwaka rero kuva na kera umwaka w'Abanyarwanda ni kimwe n'ubu wagiraga amezi 12, ugatangira muri Nzeri. Ubwo umuganura nyine process y'umuganura igatangira muri Nzeri, ikazasozwa n'umunsi mukuru w'umuganura wo muri Kanama ariwo twitegura. Rero mu gihembwe cya mbere cy'umwaka urumva ko niba utangiye muri Nzeri, igihembwe cya mbere kirangira muri Gashyantare. Ubwo rero niyo mpamvu habaga hari uburo bwahinzwe mu kwezi kwa 10 n'amasaka yahinzwe n'ababiru bo kwa Musana. Noneho bagategurira umuganura wa mbere wo muri Gashyantare, amasaka agahingwa muri icyo gihe iyo rubanda bazifashisha mu muganura wa Kanama. Niyo mpamvu rero ugomba gutekereza ku muganura, ku murwa wa mbere w'umuganura ni mu Kabagari, niho hategurirwaga umuganura mutoya. Umuganura mukuru ukabihura ya Bumbogo. Hanyuma ibyo byose ubwiru bwinshi bwategurirwaga hehe? Ibikoresho byinshi byavaga mu nganzo za Mushongi. Hanyuma tukibuka n'Ikayenzi ka Mugenda, tukibuka rero n'Ibuhanga kwa Gihanga. Aho niho hantu hakuru rero iyo uvuze umuganura. Ayo ni amateka, ntabwo avuga umuganura ngo ibyo byirengagize, tugomba kujyana. Tugarutse ku nteko y'umuco, nk'uko Feda amaze kutubwira, yatunyuragamo impamvu Abanyarwanda tugitsimbaraye ku muganura, impamvu ituma uyu muganura abantu bagumya kuwutekereza,
kuko indangagaciro zirimo zikomeye kuko wajya usigasira ubumwe bw'abanyarwanda. Ni iki noneho muri uyu mwaka abanyarwanda tugiye kuganura? Umuganura uteguye gute? Abanyarwanda tuzaganura iki? Ibirori by'umuganura bizaba ku itariki 5 kuwa gatanu kuko twabivuze mu karere ka Rulindo, ariko ni ku rwego rw'igihugu, naho muri rusange umuganura uzizihizwa mu gihugu hose mu turere twose, ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'umuryango, kubikorera ndetse byambuke bigere no mu banyarwanda baba mu mahanga. Ni umunsi hose ngiye kuvuga ngo ku isi yose, ariko naho abanyarwanda bari naho u Rwanda ruba ruhari, umutima w'u Rwanda uzaba uri aho ngaho. Ubwo rero ibiteganyijwe harimo ibyo Fayida yavugaga. Igikorwa gikomeye gihari kizatangira ejo, hariho gusura no kumenyekanisha aho hantu ndangamurage yavugaga hafite amateka, afitanye isano n'umuganura. Urumva ni henshi yavuze, twahisemo gusa hatatu hahagarariye ahandi. Harimo nyine Ihuro mu ntara y'Ubumbogo, bwaje kuba Ubusarasi buriya nyuma, ariko harimo na hano mu karere ka Gasabo Irutunga buriya naho oya, hari ahantu hitwa mu marembo y'Imana z'umuganura. Irutunga naho ni ahantu hamenyekanye kubera hagiye habera umuganura. Ahandi ni mu karere ka Karongi Irubengera hari umurwa umwami Kigeli Rwabugiri yahakoreye yatangiye umuganura inshuro nyinshi zigera kuri 7. Aho tuzasura, ariko muri rwo kwamenyekanisha no kugira ngo habungwabungwe hanabyazwe umusaruro. Ibindi rero ni ibiganiro, hari ibyo tuzagira n'abanyarwanda baba mu mahanga, hari mu amashuri tuzajya gukoramo ibiganiro bikomoza ku nsanganyamatsiko mwabonye, umuganura nk'isoko yo kwigira, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Ariko n'abikorera, ndagira ngo nkigarukeho, abikorera nabo bakanguriwe kuzategura gahunda z'umuganura. Nabaha urugero, nk'ubu ngubu mu mujyi wa Kigali bafite igikorwa cyiza bashaka gukora nabo ku munsi w'umuganura, bakazajya muri iriya mbuga yo mu Biryogo Car Free Zone. Umujyi wa Kigali urimo urateganya kuhakorera umuganura, kuganuzanya, bagendeye ku itorero ryabo ryitwa Indatirwa Abahizi. Bafite igitaramo cyitwa ngo twambaye ikirezi. Ubwo rero ni uko bamenyesha ngo mu Rwanda hose bazaba bari muri uwo mwuka, niko navuga. Rulindo mu buryo bw'umwihariko, ariko no mu gihugu hose. Nababwiye Nyanza ko bafite kiriya gikorwa, ariko no hirya no hino mu miryango no mu midugudu niko bizaba bimeze. Ni ibyo rero bikorwa bihari, byose bikaba bikorwa mu rwego kugira ngo uyu muhango cyangwa iki gikorwa gisigasirwe, kandi koko gikomeze kibe isoko yo kwigira, kibe isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Murakoze cyane. Yvette, nkugarutseho, turabizi hari u Rwanda tugendaho, ari aha turi, ariko kandi hari n'u Rwanda umuntu agendana nkamwe muri mu mahanga, cyangwa se u Rwanda rubagendamo. Mwebwe mu Bubiligi uyu munsi w'umuganura mwawuteguye muti? Muzaganura iki? Murakoze. Hano mu Bubiligi uburyo twateguye umuganura ku bufatanye na ambasade y'u Rwanda hano mu Bubiligi, twashyize hamwe nk'uko dusanzwe tubitegura, dutumira abanyarwanda bose bo mu Bubiligi ndetse n'inshuti z'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo tumenyekanishe umuco wacu. Hanyuma hariho gahunda y'uko abantu bafite ibikorwa by'iterambere bazaza bakazakora imurikagurishwa. Nk'uko nari nabivuze kare, hari abafite amakawa, hari abafite n'ibindi bikorwa. Twagiye tubamenyesha uburyo bazaza nabo bakerekana ibikorwa byagezweho. Hanyuma hazatangwa n'ibiganiro bikomoza ku muganura, dusobanurira cyane cyane urubyiruko
umuganura icyo ari cyo, ndetse no kubwira ababyeyi impamvu niba umubyeyi aje mu muganura byibura akaza azanye n'umwana umwe muri 3 cyangwa 4 yaba afite, mbonereho n'umwanya wo kongera kubibibutsa nk'uko buri mwaka umuntu bibabwira. Ni ingirakamaro cyane ko ababyeyi bazana urubyiruko. Akenshi usanga twebwe ababyeyi ari bo baje cyane mu muganura kuko ari bo bawumva, ariko urubyiruko nirwo rubikeneye cyane kuko nirwo Rwanda rw'ejo. Ubwo rero nizo gahunda dufite, tuzasabana dutarame nk'uko dusanzwe tubikora muri rwa rwego rwo kugira ngo bwa bumwe twishyire hamwe, dutumire abantu bose, n'indi mihango iherekeza umuganura, guha abana amata n'ibindi byose nuko twabiteguye. Hari abanyamahanga bafite amakuru atari yo ku Rwanda, umuganura n'icyo bafasha mu kugaragariza ayo mahanga cyangwa ibyo bihugu kugaragariza isura nyayo y'u Rwanda. Umuganura umuntu ubafasha iki nk'abantu muri ibyo bihugu? Umuganura icyo ufasha abanyamahanga ni uko mu myiteguro yacu ikintu cya mbere tugenderaho ni ugutumira ubuyobozi bw'aho duteguriye umuganura. Usibye ko izaba ari umunsi w'umuganura, ariko twebwe tufatanya n'umuganda kubera umwanya muto w'abantu. Tubanza umuganda mu gitondo, nyuma ya saa sita tukaganura. Icyo gihe rero dutumira abayobozi b'umujyi twateguriyemo ibyo bikorwa, hanyuma tuboneraho umwanya wo gufatanya n'abaturage nabo baza mu muganura, tukaboneraho umwanya wo kubabwira u Rwanda, tukaboneraho umwanya wo kuganira, kubasobanurira nk'uko nabibabwiye. Nyakubahwa ambasaderi w'u Rwanda hano mu Bubiligi afata umwanya uhagije wo kugira ngo atubwire muri make aho u Rwanda rugeze, uburyo umuntu uba waje kuri uwo munsi ari umunyarwanda, ari umunyamahanga, yasura afite yaba atariyo, ahava afite icyo atahanye. Rero umuganura ni ikintu gikomeye cyane, gusa ntabwo turagera ku rwego mu Rwanda cyangwa muri Rulindo numvise bagezeho, ariko nibaza ko mu bihe biri imbere, mu myaka iri imbere, ni nayo gahunda iriho, ko natwe tuzareba uburyo uwo muganura nubwo twawukorera mu karere kamwe, ese ni gute wajya ujya n'ahandi, ese ni gute wakorerwa mu karere kamwe ariko noneho tukanawukora noneho no mu ngo zacu no mu baturanyi. Icyo ni ikintu cyiza cyane, ni gahunda nziza cyane umuntu yazashyira muri gahunda y'umwaka utaha. Murakoze cyane. Ngarutse mu karere ka Rulindo, nko mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze, tuzi ko igihugu cyacu hari ibintu byinshi bajya bavoma mu muco. Tuzi gacaca, tuzi gahunda ya Girinka, tuzi ubudehe n'ibindi bigiye bitandukanye. Mubona umuganura ushobora kubafasha kwesa imihigo nk'akarere cyangwa no mu zindi nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu? cyane kuko iyo urebye yakunze kubivuga, umuganura ni ubuzima. Ntabwo urabona umuntu aganura kuko yejeje. Iyo wejeje nta muntu wifuza gusubira inyuma, uba ushaka ahubwo ni umwanya wo kwisuzuma ukareba ese ni he naba naratsikiye wenda ngomba gushyira imbaraga kurushaho. Noneho ukanavuga utariko ese ni iki nakora kurushaho kugira ngo nzagere kuri umusaruro urushije uwo nabonye ubu ngubu. Ni ubuzima rero ubona ari urugendo rwagombye kuranga abanyarwanda n'abantu bose. Ubundi ni indangagaciro nziza ubona n'abanyamahanga bagombye kutwigiraho, ku buryo rero iyo urebye kimwe n'izindi gahunda zitandukanye zijyanye no kwikemura ibibazo byacu nk'abanyarwanda, nk'izo gahunda zose wari urimo uvuga,
umuganura nabyo urabona ari ikintu kigomba guhabwa agaciro cyane. Hano nibwo numvishe cyane noneho n'umuganura. Nanjye ubwanjye no mu buzima busanzwe numva hari icyo ngomba gukora kirushije ibyo nari sanzwe nkora. Ariko no nk'umuyobozi numva ari ibintu ni ikintu ngomba guha agaciro cyane, numva nashishikariza n'abandi kugira ngo uko twakoraga nababwiye yuko ku kigo ndangamuco ku kirenge cya Ruganzu hariya dufitemo aho twerekanaga inzira y'umuganura. Ariko iyo urebye ibyo badusobanuriye hano ntabwo tuzakora umuganura nka wa wundi, ariko hari indangagaciro twaba kuvomamo mu buryo umuganura wakorwaga. Ni umwanya rero kongera kwisuzuma, tugomba kugira umwanya wo kwisuzuma mu buryo buhoraho mu gihe runaka, nk'uko n'umuganura ubu tugiye kuwukora ejo bundi tuzaba tuwizihiza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8. Icyo gihe kigomba kubaho cyo kwisuzuma kugira ngo abantu barebe ni hehe bashyira imbaraga kurushaho, ni ibiki bakwishimira bumva bitagomba kubacika ngo basubire inyuma. Ni umwanya mwiza rero ugomba guhoraho, n'uburyo bwiza nk'uko dufata n'izindi gahunda zitandukanye zose zidufasha mu gukemura ibibazo byacu dufite nk'abanyarwanda. Ubona ni inzira imwe izadufasha mu gukemura ibibazo bitandukanye dufite twebwe nk'abanyarwanda. Murakoze cyane. Faida, dusuye inyuma gato mu mateka wenda turasa no ku ntego ncunguza n'uburyo umwete mu mateka y'abanyarwanda umuganura wagiye ufasha ute kubaka umuryango nyarwanda? Twahoze tureba hejuru ku nzego zo hejuru ibwami uko byagendaga, ariko noneho tugarutse muri uwo muryango nyarwanda mu gufasha umuryango mu buryo bufatika, noneho mu buzima bufatika atari mu buzima bw'intekerezo. Nari nabikomojeho rero yuko uwo muhango wose iyo nzira yose y'umwaka hari umunsi nyine usoza umwaka w'umuganura, ari uwo munsi umwami yaganuzaga igihugu cyose. Umwaka nyine w'abanyarwanda wagurangiye. Noneho rero nabivuze ko yabaga yaganuje abatware. Muri uko kuganuza rero abiru bamaze gukora ibyo bakora byose, none urumva hakabaho gusangira nyine. Mu gusangira rero umwami yakoraga iki? Nicyo gisubiza icyo warubajije ndetse cyunganira n'icyo meya yaravuze. Nuko noneho basubiraga inyuma bakareba, kuko abatware bose babaga bahari, abatware b'intara zose babaga bari ibwami. Noneho muri cya gihe cyo gusangira buri muntu wese akagenda avuga uko ibihe bimeze mu ntara ye. None bakumva ngo muri ya ntara kuki habaye amapfa, kuki bashonje, kuki inka zabaye nkeya, kuki amata yabaye make, kuki umusaruro wabaye mukeya. Donc bagasa n'abakora isesengura buzima, bagakora evaluation kugira bamenye muri buri ntara ni ikihe kibazo gihari mu byereke imibereho nyine nk'uko ari cyo waruvuze. Bakareba muri buri ntara umutware wenda baba bafite ibyo atatunganije neza, bakabagira uburyo bamukebura mu ntara yawe rero ntabwo byagenze neza, none abandi batware bagusanane muri ubwo buryo. Ni nayo mpamvu rero mu kuganuza hamwe no gusangira nyine ihera aho ngaho, bakareba mu ntara ibintu bitagenze neza abandi bakabafasha kugira ngo hose bagende. Umuganura wari igipimo cyiza cyo kugaragaza ubukungu bw'igihugu. Yego. Noneho abatware nabo basubiraga hasi bakajya muri rubanda kugira ngo ibyavuye ibwami bikanyura mu batware bigere no muri rubanda, bigere ku muntu wese mu buzima bw'imibereho n'ibitunga abantu mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane. Reka mbashimire rero mwe mwese twaganira muri iki kiganiro dusangira ijambo, tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Reka nshimira Ambasaderi Masoza Robert, intebe y'inteko y'umuco, turabashimiye. Murakoze. Reka dushimire umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Yudita, mwakoze cyane namwe kudusangiza ibyo mumaze kugeraho n'ibyo mwejeje. Reka kandi nshimire Yvette Umutangana, akaba ari umunyarwanda uba mu mahanga, akaba ari mu gihugu cy'Ububiligi. Namwe turabashimiye. Murakoze. Reka Faida nawe nkushimire nk'umunyamateka n'umwanditsi w'amateka y'u Rwanda, nawe wakoze. Reka kandi namwe mwese mbashimire twabanye, yaba bari bakurikiye radiyo Rwanda ndetse na televiziyo. Gahunda rero za televiziyo na radiyo Rwanda zo zirakomeje.